Dutangiranye n'umubyeyi ajugunya akana ahagaze hejuru y'ikiraro. Muri ako kamwanya munsi y'ikiraro hari undi mubyeyi wari uhagaze usa naho yakoraga amasuku. Yahise asama ka kana. Ikigaragara cyo nuko yari akishimiye. Uwari umaze kujugunya akana yakomeze kugenda yishima cyane. Disi wasamye ka kana akimara kugafata yarahagaze munsi y'ikiraro. Yarakishimiye cyane atangira kugasomagura. Aravuga ati mbega akana keza cyane. Aka kana gaturutse hehe mana? Ese ninde wari ukajugunye bitewe n'iki? Wamaze kujugunya akana yakomeze kwishima cyane aranezerwa. Agenda yishimye kandi anihuta cyane avuga ati umwana ndamujugunye. Uwamaze gufata ka kana akimara kugasama kaguye mu maboko ye yakomeje kwishima cyane arakomeza kugasomagura akomeza gutangara cyane avuga ati Imana y'isi n'ijuru, aka kana keza se ni marayika ukanyoherereje se kavuye he mwakabyaramwe? Yakomeje kukitaho cyane kara kana keza cyane k'ikibondo Disi Mapuchuri. Akomeza kukishimira cyane, akomeza no kugakunda cyane, aranatungurwa cyane, akomeza no kureba cyane, aravuga ati reka ngende aka kana ndebe uko bimeze. Muri ako kamwanya yahise afata urugendo tuhita tubona undi mugabo ku ruhande wari uri kuri telefone ahamagara. Amaze guhamagara nguwo wa mubyeyi Disi wikoreraga amasuku ku muhanda yafashe ka kana. Mana Disi urukundo ruracyabaho. Yafashe ka kana aragaterura cyane akiri kukagenda akiri mu nzira akiri kugenda. Wa mugabo ari kuri telefone yahise abagonga arabasekura. Mbega agahinda gakomeye Disi, mbega ibibazo. Yahise agonga wa mubyeyi wari urimo akora amasuku ku muhanda. Yahise ava mu modoka yirukanka igitaraganya akimara kureba asanga Disi yabagonze. Yahise ahamagara kuri ako kamwanya ubutabazi bw'ibanze ngo bubanguke bumufashe kuko yari amaze gukora impanuka kandi Disi amaze kugonga abantu. Ndagira ngo use kwibuka neza ese n'iki gitumye Disi wamugonga. Wibuke ko yari afite akana Disi gatoya, ndetse aka kanya ubutabazi bw'ibanze bwahise buhagera. Disi tugaruke ku ruhande, hari undi mugabo hari undi mubyeyi wari urimo ufotora umudamu wari ufite ururabo mu ntoki. Yakomeje kwifotoza ariko mu by'ukuri hari telefone yahise yakira. Ikigaragara cyo uyu mubyeyi ashobore kuba ari wa wundi wajugunye ka kana. Mu by'ukuri yahise avuga ati ibintu bibaye ndagira ngo uze umfashe. Ako ka mwanya baye twese tuza kwa muganga batangira kudufasha, batangira gufasha wa mwana ndetse na wa mugabo batangira kumufasha bamubwira ati umwana yemeze gutya. Atangira kumutekereza neza uburyo uyu mukaransi yatoye wa mwana. Disi bagiye kwa muganga babafashije. Disi ndagira ngo utegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Mu by'ukuri Disi ka kana bakomeje kubitaho barongera bamera neza. Umugabo atangira kubaganiriza. Disi umukobwa nawe amubwira uburyo yatoraguyemo kariya kana, amubwira uburyo yagasamye kari kagiye guhubuka gahubutse ku kiraro katatazi neza wari umaze kukajugunya. Umugabo Disi yakomeje kwitegereza anaganira n'uwo muntu watoye kariya kana. Disi akomeza kumubaza uko byagenze. Umugabo atangira kumusobanurira, umukobwa atangira kumusobanurira Disi wamubwira uburyo yatoyemo ka kana. Disi ni akana keza k'akaziranenge, ariko mu by'ukuri ndagira ngo utegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa kuko wabuhombye. Mu by'ukuri yakomeje kumbwira turakoze cyane, ndagushimiye kuba waranabariye umwana, n'iby'agaciro kandi ndagushimira cyane. Icyo nzakwitura kandi uzakibona. Yakomeje Disi gufata ka kana ngo wa mudamu aho yari akiri kwifotoza, bigaragara ko yari amaze no gukora ubukwe mu gihe giciyeho gitambutse, yari akiri kwifotoza, ariko mu by'ukuri ukaba wabonaga ko atishimiye n'uriya mwana amaze gushaka. Kuko ka mwanya ururabo yari afite yahise arukubita hasi, akomeza kugira umujinya cyane, akomeza no kurakara. Arangije aravuga ati n'aya mafoto yawe wari urimo ufotora yihorere. Ahita azi igitaraganya ahita agenda. Disi wibuke wa mukarani nguyu wakoraga amasuku ku muhanda. Disi yakomeje gufata akana akomeza kukitaho. Disi ubona ko nta kintu byari bimutwaye kandi yari akishimiye. Ngaka kana kiheza Disi k'agapucuri k'akaziranenge. Wa mudamu kuko amanya yahise azi igitaraganya ahita aza mu rugo, akomeza yinjira mu rugo cyane asakuza cyane. Ni gute mushobora kumbwira ngo umwana yari yabuze cyangwa umwana yaragize ikibazo? Agihindukira yahise abona wa mwana yangaga Disi, avuga ati wagarutse gute muri uru rugo ko nari ngiye kukuroha? Wa mukarasi wari wamutoye yahise agaruka mu rugo akubitwa n'inkuba, aravuga ati abona ukuntu ari gutoteza ka kana, akabwira ati kuki ntagushaka, kuki ari wowe mbuza amahoro kandi ukambuza amahwemo? Uri kubiterwa n'iki? Niki kiri gutuma nkujugunya ukangarukira? Yahise aterura ka kana. Wibuke neza ko wa mukarani yamaze kumubona wikoreraga amasuku ku muhanda, akomeza kugabwira nabi Disi agatoteza. Arakirukankana. Wa mukarani yakomeje kureba nawe ubwo baburamwica, aratungurwa cyane aravuga ati sinzi ukuntu ndi bubigenze, reka mwirukankeho. Wa mukarani nawe yahise akinga urugi. Disi bari bananamuhaye ikaze mu rugo. Umudamu asohokana ka kana aragatambikana arakajyana. Akimara kukajyana ndagira ngo witegereze ntaza kugira ikintu ucikwa. Umukarani yaramukurikiye wa mukozi na wa mugabo ako kamwanya yari atashye kigera mu rugo, abona nawe biramurenze, abona umudamu asohokanye ka kana nawe bakurikira inyuma. N'umukarani nawe yirukanka agiye gushakisha wa mudamu, ahajyanye akana avuga ati n'ubundi ngiye kongera njye kukuroha, n'ubundi
n'ubundi ibyawe birangirire rimwe, ntago nari ngukeneye kuko wambuzaga umutekano kandi wambuzaga kwisanzura. Yafashe akana agiye kongera ngo akarenze ikiraro, muri ako ka mwanya wa mukarani wa mukozi wabo umwe watoraguye kano kana yahise ahagera yihuta igitaraganya, hanyuma umudamu ako ka mwanya ahita atereka ka kana hasi, umukarani aramupfukama asaba imbabazi. Mana isi n'ijuru, mama shenge mana we, amusaba imbabazi aravuga ati kubera iki uri kubiterwa n'iki, niki kiri kugutera kuba wakora bino bintu, ndakunyinze mbabarira disi. Muri ako kamwanya umugabo yaramaze kuhagera, umudamu yakomeje gutuka wa mukarani wa mukozi aramubwira ati mbabarira wikomeza gutoteza uno mwana kubera ko n'umuziranenge. Umudamu akomeza kumushishikanya amubwira ati n'umuri iki cyana ndakiroha singishaka kandi nawe nkomeje kukuyama kunyinjira mu buzima. Ako kamwanya umugabo yahise aza, umugabo agiye gufata kakana ngo akajugunye, umugabo azayirukanka cyane. Ako kamwanya umudamu yahise agwa mu kantu akibona umugabo we ko yahise ahagera, yahise areka guterura kakana. Wa mukarani disi wa mukozi wikoreraga ku muhanda amasuku ahita abona wa mudamu, ahita aterura kakana. Umugabo akimara kwagera amubwira ati n'ubundi namaze kukuvumbura ko nta keza ufitiye umwana wanjye, n'ubundi ibyo washakaga byose ndabibonye. Mana isi n'ijuru, ndagira ngo utegereze neza. Umudamu yakomeje kumubwira ati mbabarira ibi ngibi simbishaka, ntabwo ibi mbikeneye. Umugabo aramubwira ati kuki, n'iki naguhaye, n'iki nagukoreye kugira ngo ukomeze unyiyere kuko utari, n'iki ubiterwa n'ikibi byose. Disi byakomeje kumubabaza kandi biranamutangaza cyane, yibaza uburyo ntacyo atakoreye umudamu we, ariko mu by'ukuri agakomeza kuba yaramutengushye kandi agakomeza kuba yarakomeje kumubabaza. Mu by'ukuri disi wa mukarasi, disi wa mukarani yakomeje kwihangana. Disi yakundaga kano kana, mu by'ukuri ni cya gihe n'ubundi gihe Imana ihita ikurokora. Ndagira ngo unyandikiye muri comment umbwire ngo disi iyi filime nyibonye gutya, kandi mu by'ukuri ndagira ngo unyandikire umbwire ngo nzajya nkugeza n'utundi dufilime dutandukanye tugenda duca kuri Inganzo TV. Ni ukuvuga ngo yakomeje kumuhobera disi aramubwira ati Mana umbabarire narigiye gukora amakosa, ariko mu by'ukuri nari narabikubwiye ko disi uyu mwana namushaka ariko wanze kunyumva. Disi tugaruke ku ruhande, yahise amubwira ati genda wandike amasezerano avuga ko utazongera disi, kandi uyu mwana wamubyaye tumushakana, twamubyaye tubishaka. Ako ka mwanya hari urundi rugo rwari ruri ku ruhande, yahise arwandikira ibaruwa ararubwira ati reka nze mbasure disi, ngaruke nanjye mu muryango ndebe ko mwazamfasha. Tugarutse gatoya, yari yaragiye baramwirukanye, ariko mu by'ukuri yagarutse agarukanye ibaruwa anabasaba n'imbabazi. Nguwo wa mukarani urebe ukuntu yabaye neza, disi yameze neza. Ikigaragara cyo ni uko agarukanye ibaruwa disi isaba imbabazi kandi agarutse mu muryango. Ngako kakana ukuntu kamwitegerezaga disi na wa mukarani, byari iby'agaciro kandi disi bishimye. Agaruka asaba imbabazi, bamubwira ashaka gusaba ikaze ngo agaruke mu muryango. Urebe ukuntu Imana ikora ibyayo disi. Ngo wa mukarani yari yarabaye neza atagikubura ku muhanda, ahubwo asigaye ameze neza aryoshye disi. Mana disi, Mana y'ijuru ndetse n'ijuru, urebe disi yaragarutse disi, baramwakira mu muryango agarukanye n'urwandiko. Bamufashe mu kiganza bamufatana na rwa rwandiko, baramubwira ati niba warisubiyeho ngahakira aterura umwana. Yari mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani disi, muri Christmas. Umugabo disi yabarongeye barahuza, barongera barishima baranezerwa, biba byiza cyane mu muryango, bakomeza baraserebura. Ngaho reka ngushimire, twari turi kubana nitwe MC Nganzo, ibindi nakagaruka.